mbere y'uko muzi aragutabara. Rero iyo uje wisuma gutabarwa warangiza ukagendera mu ntsinzi zo gukiranuka kubona imbaraga z'urukundo rwe. Rero utabizi ubu urirushye ko birebera muri karamezi wanyu kandi arabaye cyane mugisha nabashe gukira maze gukizwa wabaye. Rero tugiye bavuga tumaze kubivuga neza abantu rero ufite ibikasiro ndabona upfuye nabi nawe uzagera ubutumwa bw'abanyafurika mbonye mupfuye ube n'ibikomere tubamo mbonye birangiye unatukwaye n'utumisha ahubwo uyu mwuka wa satani arenge kuba bagenda gusimbuka ni umwuka uguhisha icyo uri cyo ni umwuka uguhisha icyo uri cyo ukakwereka icyo utari cyo. Uzi ikintu cyabaye muri atari mushiki wanjye Imana yabwiye Adamu aramubwira ngo wowe murebe usa nanjye siko byanditse. Satani agiye kuza kumushuka uzi ukuntu yamubwiye. Rero mubwiye ngo leta yamaze kuganira ku kigo Imana yabamushije n'iki yaramubwira ngo leta akumva mubwiye Imana ubuzima bwe ibijyanye n'igicucu nawe gutsinda kugira ngo birarangiye ni ukuri ko kureba ko azari inshuti z'ahazaza. Yari icyaremwe gishya rero kigaragara mu byo kivuga. Iyo kivuze kigifite kominikasiyo n'Imana kivuga uko bamuvuga cyangwa uko bambara kigenda uko bagenda. Icyaremwe gishya Mana yanjye giturwa n'ubuzima bwabo kivuka ntabwo giturwa n'ubuzima bw'Imana. Giturwa n'amakuru y'iwabo ntabwo giturwa n'amakuru y'Imana. Iyi si ivuze no mu ijuru baravuga no kigatungwa n'amakuru yabo kivuga. Niyo mbese avuze ngo inama zanjye ndasize nazo zirazi wabo kandi iyo zihamagaye maze ziranyitaba nzivuga ubugingo. Icyo bivuze bafitanye kominikasiyo. Icyaremwe gishya n'umwana utanga icyaremwe gishya bafitanye kominikasiyo. Iyo bavuze barumva n'iyo ivuze barumva n'iyo abana bavuze data arumva. Ubutanga busigize bari bakongera bakabana mugisha ngo bamuhere data ariko ni ikindi topic bene data nicyo gikomeye cyane. Ibaza ko Yesu yaravuze ngo bene data uzi bene data bambaye bene data bakundwa kutwakunda kuvuga ibyaremwe bishya batangiye kukurera umwana n'usanga akagukomeza urabona umunyedini kimwe cyo cyangwa uramudakije kugira ngo nihute ibyaremwe bishya byishimira mu kaga byishima atari icyo kutishimira. Muzi ijambo Yesu yavuze ngo yageze ku cy'umutini agishaka ari imbuto arazibura arakivuma ngo kandi cyari igihe cyo gutera iki imbuto uri kwibagira ngo arakirenganije. Icyaremwe gishya kigira imbuto no mu gihe gito cyo kwera imbuto. Icyaremwe gishya kibaho ubuzima bwuzuye imbuto no mu gihe kitari cyo kwera imbuto. Akavuga mukibagirwa hari umugani Yesu yaciye ugasoreza no kumva handi habijyanye bishya bituye nako karaje. Uzi ukuntu yavuze mama yaravuze ngo hari umuntu umugani Yesu yaciye umuntu w'umwami w'umukire ngo yagiye gukoresha ubukwe muzasoma muri Yohana muri Matayo Providence na Mutoro. Yaravuze ngo agiye gukoresha ubukwe ngo yandika invitasiyo aziha abagaragu ngo bajye guha abantu ubutumire barasoma. Rero abantu ubutumire bamaze kuba ubutumire biratubwira ngo abantu bose baba ubutumire banabuza muri bakuza vuba muzasoma ngo umwami abibonye arababara umurikire kuko mwaramwe umwami abibonye arababara awe babwira abagaragu ngo mugende mu nzira ahantu hose muzane abantu bose bari mu nzira no mu maguru baze batahe iki ubukwe. Barabanza bagera aho mu birori ubundi mu birori ni mu nzu y'ibirori. Mu nzu y'ibirori hari ukuriga hari no kunezerwa. Ibyaremwe bishya twatujwe mu nzu y'ibirori. Ibyaremwe bishya abakristo twateretswe mu nzu y'ibirori. Ubundi byaje kurisobanura iki? Iyo bivuze ngo yahamagaye abantu baranga bivuze igihe Imana yashakaga Abisiraheli igihe Imana yabanaga n'Abisiraheli bakaza kuza kwanga kumva icyo Imana ibabwira. Imana ihindukira abanyamahanga izana no mu bindi birori ibazana mu nzu y'ibirori ibazana muri Kristo. Rero muri Kristo ni mu nzu y'ibirori. Ibirori rero mu birori turarya tukanywa iki tunywa
dutuye mu nzu y'ibirori, dutuye mu nzu y'ibirori, niho turara, niho tugenda, niho tuba, niho dukorera, niho mu nzu y'ibirori. Iki cyumba kigeze mu buzima bwawe, burya uri mu kazi cyangwa utwaye ya moto yawe cyangwa uhagaze ko mu rugo koza ibyombo, ubikora ariko utuye mu nzu y'ibirori. Niho navuga ibyaremwe bishya. Ibyaremwe bishya byageze mu mugi no byavuze nyuma ngo bihageze barareba babyitegereza bikora ibitangaza byinshi. Abantu bareba bati no twabibesheho nagara, ahubwo ni Imana zabarukiye. Imana zitubarukiye zimeze nk'abantu. Arahamwe mu byaremwe byageze mu mugi hariya ikorero rimuka neza bakavuga nyuma ngo bahageze abigishwa bamaze kuhagera barabona barababwira ati no twabonye abubitsi ibihugu bageze n'iwacu. Ibyaremwe bishya bimuka ibihugu, ibyaremwe bishya byishimira gukamba bigeze kubifunga. Pawulo na Sila barabafunga buzuye ubuzima bw'ibintu bishya. Bageze muri gereza bashyira muri kasho y'igereza muri gereza babazirika amaboko baratuga, bazirika amaguru baratuga. Bagezemo basanga ikibarimo kiremereye kuruta ikibaziritse. Bageze mu kibazo umugabo wakubiswe urimo amaraso bavuga ngo hari umuti nawamugemuriye nawamuhaye amazi yo kunywa aragira araziritse ntabwo yagambura, ariko asanga ikimurimo gifite uburemere kuruta ikibaziritse. Ibyaremwe bishya batangira kuririmba, baririmbira mu kaga, baririmba bashonje, baririmba barimo bava amaraso, baririmba nta muntu ubitayeho, barinzwe ntawe unyeganyega. Byaremwe bishya ni ubwoko butuye ahandi, byageze bahoro n'ibyaremwe bishya. Umwami aravuga ati abyibeshya turabashubiza mu itanura, kumbe ntabwo bijya bishya. Ibyaremwe bishya ntabwo bishya. Ubuzima bw'ibidashya nuko bitwaye umuriro, umuriro ntabwo twikundi. Kristo ari muri wowe, Kristo uri umuriro, ntabwo bishya. Ibyaremwe bishya ni ubwoko butuye ahandi. Asengana ku musozo havuze ngo icyaremwe gishya iyo umuntu abaye icyaremwe gishya ntabwo atangira kubaho kurwe, abaho kurwo wamupfiriye akanamuzuki. Ibintu byose umuntu yagakwiye gukora mu busore bwawe, mu buzima bwawe, ibyo uzakora byose uzabikorere Data. Ko yandikira Abakolosayi yaravuze ngo ibyo muzakora byose n'ibyo muzavuga byose mujye mubikora mu izina mwahawe, mushima Data wa twese kubw'ubu. Bafashijwe n'umva iyo ufashijwe n'ubu muri amagambo birandeba. Byaremwe bishya ntabwo abarokore babizi, ni indushyi zo mu rusengero. Ni abantu mu rusengero ariko b'indushyi batabyumva, bagira ibyishimo byo gusubiza akanya gato bagatamba indirimbo bakaziririmba ariko batumva iyo zivuga, babyumva bari ku ruhimbi, bagera hanze bakabita. Si bwo buzima bw'Ukristo n'ubuzima bw'abantu amasaha yose. Rero umuntu yasohoka kuri gate y'urusengero akayambira agahinda ke, akayambira ubukene bwe, akayambira akongera kubaho ubuzima bw'amara n'icyumweru cyose, akongera agatonda akabaho ku cyumweru, akongera agahumurizwa kugira ngo ubutumwa bw'ihumure. Kristo n'abahumurije. Ndagira ngo dusenge, ariko icyo reka bikubaza ni iki? Mu ishuri nabo muri ugisha muri byaremwe bishya cyangwa ubushikarangirije. Ufunga amaso gato uvuze ibindi n'abandi bagiye kuramira. Ufunga amaso gato usenge. Ndabaherera muri Kristo Yesu umwami wacu. Ibi bintu by'Imana biri mu ishuri batanye bagaruka mu ishuri. Ibi ni ubuzima Imana yaduhaye bw'indengakamere babwita Zoe. Mfite umukobwa witwa Zoe mu rugo. Ubuzima bw'Imana bwitwa Zoe. Zoe ni ubuzima bw'Imana bwize. Tutemba turavuga tukakumva ugeze kuko twite umugore atwite yumva umwana n'umwana kumvunze. Ufunga amaso gato. Uri Data wa twese mwiza, ndagira ngo usenge mu mutima, usenge. Uri Data wa twese mwiza.
wewe wambika imfubyi wambika abapfakazi weshanuza abatagira shinge bagerageza utangira umugisha mu mugi kandi utangira mu cyaro mu bintu utunze urutunze imbabazi tugushimira abasore n'abakobwa bateranyije abamama n'abapapa n'abasaza bongeza mu makuru ubutumwa bwiza iri jambo riri imbere y'umuti imbere y'ikirere rigenda rikomeza rikore bari mu rugo rikore batwaye imodoka rikore bari mu kazi iri jambo rikomeza rikore mu buzima bwabo Yesu aravuze ngo ubwami bw'Imana bw'izahabu nziza zahishwe mu murima umuntu azigaragaza kwikira umunezero gutera kugurisha ibyo yaratunze byose reka umunezero batera kugurisha ibyo batunze byose asigaye batunze izahabu bakira izahabu yavuze ngo ibyari ndamu yanjye narabyitegereje narihanze amaso nsanga ari igihombo aboneka bwa Kristo ganiriza buri wese mwana uyu muti w'ijambo ukomeza gukora ibitekerezo kugira ngo tumuze abakobwa bazane impinduka aho turi kuko twakira umugabo w'Imana kugira ngo nsengere umugore cyangwa abiri wumvishe akarari cyane gishya cyangwa yagirisha ushobora kubona ukuri ubugendeye niba uzakumva gake utanabyumva ufite konfisiyo ufite gushidikanya ibyo wizeye ushobora kuba urubyiruko ushize umusaza ntabwo rero wawe bwanjye ndavuga aba urubyiruko mvuga ibyo nabizemo ndakiye karate mufite sete wari muri karate nagize dute nereje muri byinshi ariko byose ni ubusa ukeneye gushobora kuvuga cyane gishya niba utanabacyo nzabona ikiganza ndagusabye niyo mpamvu urashaka ndakwinginze mushiki wanjye Imana igumisha ufunga amaso yawe uzamure ibitari Imana igumisha urakoze cyane uzamure ibiganza abona abatarari byane bishya ubona mwabona abadakijijwe n'abandi bahuye uzamure ibiganza muhaguruke byose muhaguruke mo kubitinya muhaguruke Imana iriye ibahindurire babishya ubu Kristo utwara Bibiliya ubu Kristo wamwite ubu Kristo n'ubuzima bw'ibyaha bishya ubuzima bw'ishuri naho naho usigaye ubu Kristo n'ubuzima bw'ishuri naho rero mpamvu ijuru twiyumvamo turabitwaye zatuvamo tubigemo dusengere bene data na bashiki bacu muzamure ibiganza mwahaguze muzamure ibiganza dusengere bene data na bashiki bacu turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo twatuye mu beza batungana imbaraga zabo zikorera ubuzima bwabo turindwa n'Imana kubera muri buri byabanesha mu biresha maze ngo zikwire mu buzima bwabo ubw'umucyo wabo reka twakire pasiteri abasengera bagende inama mu gihanga kuko muzamure ibiganza urakoze cyane kugira ngo dusengane Imana ibatera intambwe igira hafi itera intambwe igira hafi y'ukari imibereho mishya muri Kristo kandi bakiriye ubuzima haleluya haleluya amen ndagira ngo muvuge ngo amen kuko mu ijuru mwene data baje kuvuga umuntu wese afite n'umugabane ntabwo muzatigana n'abo bakiriye Yesu sigaye mbona baza gukizwa nkabona bamwe baragikenya nkabona barimo kuzana ibintu by'amashyari nkabona barimo kuzana ibintu by'amahane oya nimushimire Imana kuko mu ijuru turamushimira wongeye kutwibutsaho kutwizera no kukumenya kuba muri wowe ni ubuzima urakoze turabasengeye ibusorore ngwino winjize mu buzima kandi kugutunga ni ubuzima ngwino ugendane nawe ngwino bakorane nawe twibukanye imbaraga zuba abasheshi baratunga ntibinjire mu buzima bave mu nimba n'agahinda babona amahoro Yesu utanga amahoro no muri iri teraniro hahari babuze amahoro turabasengera ibaha amahoro twirukanye nimba n'agahinda mu izina rya Yesu nibagutunge kuko kugutunga ni ubuzima tugukomere mu mashyi tumushimira kuko uri mwiza ibintu bigashobora kuri Yesu amen.